rero ushobora kuba ushaka kubika dokima zawe, urugero ibyangombwa, irangamuntu, ibindi bintu ushaka, ibitabo, ibintu byose ushaka kubika, amafoto, indirimbo wakunze, kugira ngo utazajya uzibura cyangwa se mu gihe watakaje telefone yawe ujye ubona uko wongera kubibona. Rero reka duhere kuri app ya mbere y'ingenzi yitwa Drive. Uramutse ubaye utayifite ushobora kuyidawunirodinga, iyi Drive ngiyi hano murayibona. Yes, iyi Drive rero idufasha kubika dokima zacu neza mu buryo buri safe, kandi igihe cyose uyishakire ushyize telefone yawe cyangwa se email yawe muri telefone cyangwa muri mashini, ibyo wabitse kuri Google Drive ubasha kubibona. Yes, hano rero ukihagera urabona ko nta kintu kirimo. Bigaragara harimo ahangaha naho hakwereka email yawe irimo, ushobora kuba ufite Google Drive nyinshi cyangwa se email nyinshi. Yes, hano murabona email nyinshi, ariko bashyizemo ya yindi yanjye nkoresha ya Polytech&An. Okay, kugira ngo rero tumenye storage tuba dufite ukuntu ingana, uhita uza hano mu iguni iri. Yes, ugakoraho. Urabona ko buri email yose ifite gigabyte 15 z'ubuntu, ugomba kubika ibintu byawe bikaba bifite umutekano. Yes, ubona ko nta kintu kirajya kuno email nakoze, kandi muremewe kugira email irenze imwe, ku buryo iyo yuzuye ufata n'indi ukajya ubika ibintu byawe nta kibazo. Yes, reka dutangire rero tubikamo ibintu runaka, mbereke ukuntu ushobora kubigenza. Ukora hano ndetse guteranya, hano hari guteranya, aha. Yes, kano kamenyetso ko guteranya murakabona, aka ngaka, aka. Yes, ugakoraho. Hano handitse gukora upload. Iyo ubishatse ushobora kuyishyiraho utiriwe ushyira muri folder cyangwa se mu cyumba runaka, ariko ibyiza nuko ubishyira mu cyumba runaka kugira ngo ujye umenya ko ubivangura. Yes, reka rero dukore aha. Murabona hano creating a folder cyangwa se icyumba. Yes, ugikora hano rero baratubwiye kwandika izina ry'iki, izina ry'iki cyumba cyacu dushaka. Aha niho ugiye kwandika. Rero ari amagambo arimo turayasiba nk'ibisanzwe, twandikemo wenda amafoto. Yes, imaze kwandika amafoto, kora ahangaha handitse create. Yes, urabona ko kamaze kugeramo. Yes, kari agafoto kanjye kitwa amafoto ngaka, ninkinjiramo barangeka ko nta kintu kirimo. Dore this folder is empty, urabona ko nta kintu kirimo. Yes, nta kintu kirimo. Rero tugiye gushyiramo amafoto, niba twateganyije gushyira amafoto yacu kugira ngo tuyabikemo mu buryo buri safe bwizewe, utazatakaza amafoto yawe. Igihe cyose ubika email na password, aho wajya hose ufashe telefone cyangwa imashini wabishyiramo bikemera. Yes, mu gushyira amafoto hano rero turakora rero kuri kano kantu ko guteranya, kano. Yes, koreho. Aho mbere twakoze kuri kano ka folder, hano turakora kuri aka. Murakabona kano byerekana ko ari kwa uploadinga cyangwa se gushyiraho ibintu. Yes, aha rero bahita bakuzanira nuko nashyizeho password, reka nyikuremo. Yes, ninjira muri telefone yanjye ahantu nabitse ibintu byanjye runaka. Nshobora gufata amwe mu mafoto, ifoto muri kuyabona, n'amavideo, galeri. Yes, aho reka ninjiremo kugira ngo nselecting amafoto nshaka, taza kwivangavanga. Yes, taza kwivanga. Yego, wenda reka nze kugira ngo bitaza kugorana. Reba amafoto meza nshaka gushyiramo. Yes, reka mfate amwe muri aya mafoto kuko ntabwo nshaka kubereka amafoto yanjye nyine, ngiye kuba mbitsemo aya ngaya ari hano. Icyo nshaka nuko tumenya uburyo tuyabikamo gusa. Yes, ushobora kuza rero nkayaselegitinga yose, nuko ukagumishaho ku ifoto cyangwa se ugakoraho. Yes, hagiyemo imwe ariko ashaka menshi, kandi banze iriya namaze kugeramo kare, urabibona ko hano irimo. Yes, tubona ko yamaze kugeramo.
ariko ndashaka kugira ngo nshyiremo menshi. Ubundi ndakora kuri kano ka plus aha, yes, guteranya. Nurangiza nzi hano muri galeri ibara amafoto nshaka gushyiramo nk'ibisanzwe. Twavuze ko ndeba hano handitse download kugira ngo nshyiremo arimo, yes, nshyiramo n'iyi, yes. Urabona ko n'iriya yagiyemo, kantegereza gato ijyemo. Bisaba kuba ufite internet nyine, yes. Reka mbendeke aya ngaya nta kibazo. Aya ngaya urabona ko yamaze kugeramo. Tugiye gushyiramo na dokima, kugira ngo urebe uburyo dushyiramo amadokima. Aha ni aho amafoto ngaya abiri nashyizemo. Noneho ngiye gukora indi folder nanone, cyangwa se ikindi cyumba. Ndasubira inyuma hano, ndasubira inyuma aha ngaha, nindagiza nze nkore ikindi cyumba cyangwa se folder. Aha, yes, nite nkuko nabiberetse, nite nkora aha handitse folder, yes. Aha ndahita my document cyangwa se dokima zanjye, my document, yes. Nite nkora create nk'ibisanzwe. Ni hano dukora create, yes. My document nayo yagezemo. Nirangiza nkoreho kugira ngo ninjire muri my document cyangwa se muri folder yanjye nshaka gushyiramo dokima, yes, ninjiremo nk'ibisanzwe. Urabona ko nta kintu kirimo hano rero. Ikintu nkora ni iki, ndahita nza nkore kuri ka kamenyetso ko guteranya kugira ngo nshake uburyo nshyiramo dokima, yes. Mpite nza hano handitse upload, ni nk'ibisanzwe. Noneho rero ushobora kuza ugahitamo dokima zawe aho wazishyize nyine ubuhazi. Reka wenda turebe hano kuri bluetooth ko naho njya mpabika utuntu, yes. Reka wenda nashyiremo iyi ni indirimbo, ni iyi, ariko iyi ni dokima, ni raporo nari natanze, kanzibikemo, yes, yes. Nkozeho gusita igenda, dokima mu kanya nabigezemo, kashyiremo na ziriya ndirimbo. Mbere na mbere urabona ko yamaze kugeramo. Iyi ni raporo nari natanze, iragaragara. Reka ahubwo nshyiremo indi dokima. Nanavuze ko ziriya zose ziri hariya ngiye kuzishyiramo. Ni indirimbo, reka nyishyiremo. Ushobora guselectinga nyinshi, ukaziselectingira rimwe ukanda ugumishijeho. Urabibonye kuri mbigenje. Ufata iyo ushaka kugira ngo uzijyaniremo rimwe, ukora ku ndirimbo ukagumishaho, cyangwa se niba ari dokima ukagumishaho, yes. Noneho hano ukagenda ukoraho gusa gutya, yes. Warangiza ukahita ukora select ni hariya hejuru, yes. Ubona ko ebyiri arizo ziri selected. Narangiza nkakora select. Iyo ukoze select rero zitazijya uploading, yes. Urabona ko zatangiye kuba zizamuka cyangwa se ziba uploaded muri ya folder nakoze yitwa my document. Ndashaka kubereka rero ukuntu ibintu hano biba biseriye. Izi ndirimbo mba nashyizemo hano, cyangwa se ubwo ndamutse mfashe indi telefone nkaba nshaka kugira ngo nongere zisubirane, ushobora kuza ugakora aha ngaha kugira ngo downloading. Aha, yes. Hano rero handitse download. Ubwo wenda tuvuge ko wamaze kuba wazisibye cyangwa se ufashe telefone ukareba muri ya folder yawe, ngiyi aha handitse download. Iyo ukozeho, yes, barakubwiye ngo yaba imaze kuba downloaded item imwe, yes. Urabona ko ino folder yanjye nakoze yitwa my document yamaze kuba igeramo ibintu nashyizemo. Ngiri ya raporo, murabona na za ndirimbo nazishyizemo. Haruguru ku mafoto, aha, amafoto hano, amafoto nayo arimo,
arimo ngaya. Yes, amafoto nayo arimo. Ikindi, iyi dokima yanjye cyangwa se iyi foda nakoze nshobora kwisharinga umuntu ntiriwe muhereza ibintu birimo nawe akaba yabasha kubireba, cyangwa se nkabimuha kuri WhatsApp nkamuha link akinjiramo akareba ibintu nashyize muri iyo foda yanjye. Uza ugakora hano, yes, ugakora hano handitse share, aha handitse share, yes. Ukoze handitse share rero, iyo ushatse ushobora kwandikamo email y'uwo muntu hariya, aha, cyangwa se ukaza ugakora aha ngaha handitse, ukaza ugakora hariya muri turiya dukoni dutatu, ukaza ugakora hariya muri turiya dukoni dutatu hariya, yes, kugira ngo wamanaginge access, uha umuntu uburenganzira bwo kuba yakinjira muri foda yawe mu gihe afite link, cyangwa se igihe cyose afite link yawe azajye yaccessinga iriya foda. Ugize n'ikindi kintu ushyira muri iriya foda yawe cyangwa se kiriya cyumba wakoze, nawe yahita yongera akabibona atari wongera kumuha ya link, akoze kuri link wamuhaye gusa, cyangwa se ukagira ibyo usibamo nabyo biremewe. Rero uhita uza ugakanda aha ngaha handitse ngo manage access, yes, aha, warangiza urabona ko ni njyewe owner cyangwa se ni njye nyiri iriya foda ndimo ntanga, yes. Ukaza ugakora hano handitse, yes, murabona hano aha handitse ngo restricted, only people added can open the link. Aha ngaha ni igihe washatse kugira ngo ufate email y'umuntu umwemerere kujya abasha kureba ino link cyangwa se ino foda namaze gushyiramo izira dokima zanjye. Ariko aha ngaha uraza ugahinduramo kugira ngo bitajya bikugora kuri guhereza abantu uburenganzira, ahubwo wenda niba ari foda wageneye gusangiza abantu, ushobora kuza hano ugakoraho, nanone ukongera ugakora hano, aha, yes, noneho ugashyiraho ngo anyone with link. Umuntu wese wahaye link yawe cyangwa se ufite link ashobora kwaccessinga iriya foda, yes, ashobora kwaccessinga iriya foda twakoze. Ubwo iyo ushyize aha ngaha rero, iyo ushyize hano, bambwiye ngo permission updated, urabibona no hepfo. Icyo cya mbere tukora, uhita uza ugakora aha ngaha ugafata link, copy the link, yes, link copied. Abantu bahise babivuga ko link yabaye copied, urabibonye. Ubu ndayifite, ushobora kugenda muri WhatsApp nkandikira umuntu ahita nyimuha, yes. Bivuze ngo ashobora kuza umugira umuviyo akaza akareba ibirimo, cyangwa se ukamwemerera akaza akaba yagira ikintu akoraho avugaho, cyangwa se akagira ikintu editingamo. Umuha uburenganzira bwo editingamo, ashobora gusiba ibirimo cyangwa se agashyiramo ibye nawe. Muri make ukaba wamuha iriya foda nawe agashyiramo dokima ziwe, aho kugira ngo azigwe kuri WhatsApp cyangwa se mu bundi buryo, ugahita ugenda ugafungura iriya foda yawe ugasanga zirimo, yazishyizemo, utiriwe wigora. Rero ibintu byaroroshye cyane. Iyi ni application ya mbere ushobora kuba yagufasha. Rero ngiye kuberekana none iyindi yitwa Google Photos, ariko kuko ntashaka ikiganiro kiba kirekire, Google Photos ndabereka akantu gatoya. Google Photos ngiriya, iriya nayo igufasha kubika amafoto yawe noneho ku bundi buryo buri hejuru cyane, yes.